Ndabashuhuje mwese abadukurikiye kuri Caleb Brothers, Uwiteka abahire. Tugiye gukomeza ibyigisho byacu bivuga ku nsanganyamatsiko ivuga ngo gukizwa n'ubuntu. Icyigisho cyacu cy'uyu munsi ni icyigisho cya 16 kivuga ngo kwitegereza Yesu no gusenga ibiganza byakira imbaraga y'Imana ihindura. Kwitegereza Yesu no gusenga ibiganza byakira imbaraga y'Imana ihindura. Kugira ngo tubashe guhabwa ubugingo buhoraho dusabwa kwizera. Nk'uko tubisoma muri Yohana 3:16 baravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Igihe umuntu yakoraga icyaha yagombaga guhita arimbuka, yagombaga guhita apfa nk'uko Imana yari yamusezeranije igihe yamubwiraga ko yemerewe kurya ibiti byose byo mu ngo bya Edeni, ariko akaba atemerewe kurya ku giti kimwe cyamenyekanishaga ubwenge bw'ikibi n'icyiza. Imubwira ko umunsi yazakiryaho no gupfa yagombaga gupfa. Ariko igihe umuntu yakoraga icyo cyaha ntiyahise apfa. Ibyahishwe 13:8 hatwereka ko umwana w'intama yatambwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Bivuze ngo igihe umuntu yakoraga icyaha n'igitambo cyari cyamaze gutegurwa, bityo umuntu ntiyaba agipfuye, ariko ashyirirwaho kondisiyo, ashyirirwaho ikigombero. Hano turasoma ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwana w'ikinege aze apfe mu mwanya w'umuntu, bityo ubasha kumwizera abashe kubona iki? Ubugingo buhoraho. Kugira ngo tubashe kwizera Yesu bisaba iki? Abaheburayo 12:2 haravuga ngo dutumbira Yesu wenyine ari we banze ryo kwizera kandi ari we ugusohoza rwose. Yihanganiye umusaraba kubw'ibyishimo byamushyizwe imbere, ntiyita ku isoni zawo, yicara iburyo bw'intebe y'Imana. Kugira ngo tubashe kwizera Yesu bidusaba ko tubanza tukamutumbira. Abefeso 2:8 ho haravuga ngo mwakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ntibyavuye kuri mwe ahubwo ni impano y'Imana. Ku murongo wa 9 agakomeza ngo ntibyavuye no ku mirimo kugira ngo hatagira umuntu wirarira. Mu yandi magambo tubabarirwa ibyaha bitaduturutseho, ahubwo gusa turizera maze ubuntu bw'Imana kugira neza n'urukundo rwayo rwatumye twereza umwana wayo kugira ngo azategure ibyo dukeneye byose kugira ngo tubabarirwe tukabihabwa, bityo tugahinduka abakiranutsi imbere y'Imana, kandi nta ruhare na rumwe twagize kugira ngo uko gukiranuka kubashe kuba kwacu. Imana ishimwe ko kubw'urukundo rwayo yateguye uburyo umuntu ashobora guhinduka umukiranutsi akawemererwa kujya mu ijuru, akemererwa kuba yajya mu ijuru, kandi nta ruhare na ruto yagize muri icyo gikorwa. Kwizera ntabwo kurangirira mu gukizwa ibyaha, mu kubabarirwa ibyaha cyangwa mu gutsindishirizwa, ahubwo dukomezanya nako na nyuma yo gukizwa ibyaha. Abaroma 1:16-17 havuga ngo iki? Erega ubutumwa bwiza ntibunkoza isoni, kuko ari imbaraga y'Imana ihesha uwizera wese gukizwa, uhereye ku Muyuda ukageza ku Mugiriki. Kuko muri bwo ari namo gukiranuka kuva ku Mana guhishurirwa, guheshwa no kwizera, kugakomezwa nako. Nk'uko byanditswe ngo ukiranuka azabeshwaho no kwizera. Umukiranutsi wese azabeshwaho no kwizera, kubera ko kwizera niko gutuma duhabwa gukiranuka, kandi kwizera nako gutuma kwa gukiranuka twahawe gukomerezwa muri twebwe. Mu yandi magambo, kugaragara mu mico yacu. Rero dukeneye kwizera kugira ngo tubabarirwe ibyaha, kandi dukeneye no gukomeza kwizera kugira ngo gukiranuka kwa Kristo twahawe igihe twizeraga kubashe kuboneka mu mico yacu. Abagalatiya 2:20 nabambanywe na Kristo, ariko ndiho, nyamara si byo uriho, ahubwo ni Kristo uriho muri jye. Ibyo nkora byose nkiriho mu mubiri, mbikoreshwa no kwizera umwana w'Imana
wankunze akanyitangira. Mu yandi magambo, kwizera n'imbaraga tubashisha kumvira amategeko y'Imana, kuko kwizera gutuma turushaho kugenda twongererwa umwuka wera, kandi umwuka wera uko urushaho kugira imbaraga muri twebwe, uko urushaho kugira ububasha muri twebwe no kugira umudendezo wo gukorera muri twebwe, niko natwe turushaho kumvira iby'Imana. Abakolosayi 2:6-7. Nuko rero nk'uko mwakiriye Kristo Yesu umwami wacu, aba ariko mugendera muri we, mushoreye imizi muri we, kandi mwubatswe muri we, mukomejwe no kwizera nk'uko mwigishijwe, mufite ishimwe ryinshi risesekaye. Kwitegereza Yesu Kristo no kumutekerezaho nibyo bitubashisha kumwizera. Abaheburayo 12:2 aravuga ngo dutumbira Yesu wenyine ari we banze ryo kwizera, kandi ari we gusohoza rwose. Abaheburayo 3:1 nicyo gituma bene data bera na mwebwe bafatanije guhamagarwa kuba mu ijuru, mukwiriye gutekereza Yesu ari we mutambyi mukuru w'ibyo twizera tukabyatura. Mu yandi magambo, dukwiye guhora iteka dutekereza Yesu, kuko uwo nguwo niwe mutambyi mukuru w'ibyo twizera kandi tukabyatura. Twakibaza tuti ko tubona hano badukangurira kwitegereza Yesu no kumutekerezaho, ariko inyungu umuntu wamaze kwizera, wamaze kubabarirwa ibyaha afite mu kwitegereza Yesu, mu gutekereza kuri Yesu ni iyihe? Abakorinto ba 2:3-18. Ariko twebweho twese ubwo tureba ubwiza bw'umwami, tubureba nko mu ndorerwamo mu maso hacu hadatwikiriye, duhindurirwa gusa nawe, tugahabwa ubwiza buruta ubundi kuba bwiza nk'ubw'umwami w'umwuka. Mu yandi magambo, iyo twitegereje Yesu, iyo twitegereje imico ya Yesu, ibyo biradufasha tukagenda duhindurwa, ariko tugahindurirwa gusa nawe, tugahabwa ubwiza buruta ubundi kuba bwiza nk'ubw'umwami w'umwuka. Kwitegereza Yesu bituma duhindurirwa gusa nawe. Burya ibyo twitekereza, ibyo dukunda kwitegereza, nibyo duhinduka byo. Mbese urifuza gusa na Yesu? Itegereza Yesu, itegereza imico ye. Niba wifuza kuba umugwaneza, itegereza ubugwaneza bwa Yesu. Niba wifuza kuvamo umuntu wihangana, reba kwihangana kwa Yesu, kugeza ubwo abamufashe bakamushyira ku musaraba abasabira ngo data ubabarire kuko batazi icyo bakora. Niba wifuza kuba umuntu witanga, itegereze kwitanga kwa Yesu. Niba wifuza kuba umunyarukundo, kugira urukundo, itegereze urukundo rwa Yesu. Niba wifuza gusenga, itegereze uko Yesu yasengaga. Niba wifuza kwizera, itegereze kwizera kwa Yesu. Igihe yapfiraga ku musaraba, nyuma yo guhangana n'icyaha no kugira ubwoba bw'uko ashobora kurimbuka by'iteka, bikarangira avuga ati data, mu maboko yawe niho nshyize ubugingo bwanjye. Bityo umwami wacu abasha gupfana kwizera, ubona nubwo yari yanyuze mu bigeragezo bikomeye byamuteye ubwihebe. Niba wifuza kwizera, itegereze kwizera kwa Yesu, kwa kundi yagize no mu gihe cy'urupfu rwe. Itegereza Yesu. Reka dusome mu bifuzwa ibihe byose paji 54. Byatubera inyungu buri munsi kumara isaha twitegereza kandi dutekereza ku mibereho ya Kristo. Byari bikwiye gutekerezwaho mu buryo burambuye, tukagerageza kugarura mu bitekerezo byacu byamubayeho byose, cyane cyane mu bihe biheruka. Mu gutekereza gutyo ku gitambo cyacu gikomeye twahawe, ibyiringiro byacu muri Kristo birakomezwa, urukundo rwacu rukagwira, maze umwuka we ukaducengeramo rwose. Mu kwiga kwihana kandi twicisha bugufi munsi y'umusaraba, nibyo bizatuma dukizwa. Dushobora kubera abandi imigisha igihe duhuye nabo. Nituba abakristo by'ukuri, niwe uzaba nyambere mu biganiro byacu byoroheje. Tuzakunda kuba ari we tuvuga, kandi uko tuzajya tuganira urukundo rwe mu mitima yacu,
huzuzwa imbaraga y'Imana mu kwitegereza ubwiza bw'imico ye, tuzahabwa ubwiza buruta ubundi kuba bwiza nk'ubw'Umwami w'Umwuka. Urifuza guhinduka ukagira imico nk'iya Yesu? Itegereze Yesu. Ngo dukwiye nibura buri munsi gufata isaha imwe tukiga kuri Yesu, ngo ariko cyane cyane ibyamubayeho mu minsi ye ya nyuma, uhereye i Getsemani no ku batambyi no kwa Pilato no kwa Herode no kwa Kayafa no ku musaraba i Karuvali, byose tukabyitegereza, ndetse n'uburyo yapfuye akazuka. Ibyo ngo bizatuma muri twebwe havuka mu rukundo, ari rwo kumukunda ndetse no kumwumvira. Kwitegereza Yesu birakwiye ku muntu wamaze kwizera, ku muntu wamaze kubabarirwa ibyaha, kugira ngo abashe kugumya kwizera Yesu, bityo bimubashishe guhinduka mu mico. Ariko kwitegereza Yesu ntabwo byonyine bihagije kugira ngo tubashe kugira ubuzima bwuzuye mu by'umwuka, kuko iyo twitegereza Yesu tuba tumwitegereza mu ijambo rye, tuba tumwiga nk'uko tumusoma mu ijambo ry'Imana. Ariko hari ikindi tuba dukeneye iyi mbaraga y'Umwuka Wera itubashisha kurushaho gusobanukirwa n'ibyo byanditswe byera, kurushaho gutuma bya bindi turi kureba bigira ingaruka mu mibereho yacu. Kandi kugira ngo tubashe kubona iyo mbaraga y'Umwuka Wera, tubashe kubona uwo Mwuka Wera uduha iyo mbaraga, dukeneye kumusaba, dukeneye gusenga. Reka dusome Luka 11:9 tugeze ku 13. Havuga ngo iki? Yesu ati, nanjye ndababwira nti, musabe muzahabwa, mushake muzabona, mukomange ku rugi muzakingurirwa. Kuko umuntu wese usaba ahabwa, ushatse abona, n'ukomanga agakingurirwa. Mbese ninde muri mwe ufite umwana yamusaba umutsima akamuha ibuye? Cyangwa ifi akamuha inzoka? Cyangwa yamusaba igi akamuha sikoropiyo? None se ko muzi guha abana banyu ibyiza, kandi muri babi, so wo mu ijuru ntazarushaho rwose guha Umwuka Wera bamumusabye? Niba abana b'abantu babasha guha ibyiza abana babo, ni gute igihe tuzasaba Imana ibyiza itazabiduha? Ni gute igihe tuzaba dusabye Umwuka Wera Imana itazamuduha? Ibyakozwe n'intumwa 8 haravuga ngo, cyakora muzahabwa imbaraga Umwuka Wera n'abamanukira. Mu yandi magambo, iyo duhawe Umwuka Wera duhabwa imbaraga, kandi muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu n'i Yudaya yose n'i Samariya no kugeza ku mpera y'isi. Kandi ibyo bitubashisha kugenda tubwiriza ubutumwa bwiza hirya no hino. Abagalatiya 5:4-5 aravuga ngo, mwebwe abashaka gutsindishirizwa, ni ukuvuga guhindurwa abakiranutsi n'amategeko, mutandukanijwe na Kristo, kuko mwaguye muretse ubuntu bw'Imana. Naho twebwe kubw'Umwuka dutegereje kuzakiranuka, twiringiye ko tuzabiheshwa no kwizera. Imana ihabwa icyubahiro. Umwuka Wera utubashisha gukiranuka, utwongerera imbaraga zo kubasha guhinduka. Iyo twitegereje Yesu tukabyongeraho gusenga dusaba Umwuka Wera ukagwira muri twebwe, tukawuha umwanya munini wo gukorera muri twebwe, byose tukabikorana kwizera, byanga bikunda turahinduka, tukagira ubwiza busa n'ubw'Umwami w'Umwuka. Reka dusome amagambo aboneka mu bihamya by'itorero umuzingo wa mbere, paje 158. Ndabizi neza ko mwadukurikiye hari abadasanzwe bazi igitabo nk'iki ngiki. Iki gitabo ni igitabo cyanditswe na Ellen White. Ni ibitabo dukoresha mu itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi. Ariko ibi bitabo ntawe duhatira kubyemera niba adasanzwe abyemera. Gusa utega amatwi wumve ko amagambo arimo atagufasha nawe, nk'uko n'ubundi wasoma n'andi yanditswe n'undi muntu kandi akaba yabasha kumufasha. Twebwe twasanze amagambo yadufasha, yenda hari nawe yagufasha. Igihe cyose mwasanga bidahuye na Bibiliya, mukabyihorera. Ariko natwe impamvu tubibazanira tukabibasomera, nubwo tuba tuzi neza ko biri buze gutuma
turushaho kumva neza Bibiliya kuko twasanze ko bihuye na Bibiliya. Reka rero tuyasome. Ibihamya by'itorero volume ya mbere paji 158. Ingeso nziza nyakuri zirabuze. Sinari nkwiriye gusuzugura umwigisha wanjye binyuze mu byo nibwira ko kutaba maso, kudaha ibintu agaciro no kudasenga ari ubukirisitu. Oya, ubukirisitu ni ukunesha ibidukurura n'ibyo turarikiye. Hariho umuti wo kuvura umutima urwajwe n'icyaha. Uwo muti ni Yesu, umukiza w'igiciro. Ubuntu bwe buhagije umunyantege nke, kandi n'umunyambaraga nawe agomba kugira ubwo buntu cyangwa akarimbuka. Nta muntu n'umwe udakeneye ubuntu bwa Yesu. Neretswe uko ubwo buntu bushobora kubonwa. Jya mu rwiherero maze wihererane n'Imana uyibwire uti, Mana ndema mu mutima wera, unshyire mu mutima mushya. Jya ubikorana umwete kandi ukomeje. Amasengesho asenganywe umwete agira umumaro mwinshi. Kimwe na Yakobo, nimukirane mu masengesho, nimunihe. Yesu ari mu gashyamba, yabize ibyuya bivanze n'amaraso, ugomba gushyira mu mwete. Ntukave mu rwiherero kugeza igihe uzumva ukomereye mu Mana. Nuko ube maso, kandi uko uzakomeza kuba maso no gusenga, ushobora kunesha ibibi bikuzengurutse, kandi ubuntu bw'Imana bushobora ndetse buzakugaragaramo. Ntukave mu rwiherero kugeza igihe uzumva ukomereye hehe? Ukomereye mu Mana. Mu yandi magambo, igihe ufite ingeso yakunaniye, igihe ufite icyaha cyakwizingiyeho cyanze kugucikaho, ukwiye gufata umwanya uhagije ukajya gusenga Imana, ukayisaba imbaraga kugira ngo ubashe kunesha cya cyaha. Ukwiye kugenda rero ugasenga ugakirana nk'uko Yakobo yakiranye. Muri make ugomba kujyayo, kandi ntugomba guhaguruka utarumva muri wowe ufite imbaraga, utarumva muri wowe ushikamye mu Mana, muri make utarumva ibyiringiro byawe mu Mana bitarazamuka. Igihe cyose ibyiringiro byawe mu Mana bizaba bitarazamuka, n'imbaraga zo guhangana n'icyaha ukumva n'ubundi ugifite gucika intege mu bitekerezo byawe, ukwiye kuhaguma ugategereza, kandi byanga bikunda ntuzahava amara masa, kuko Imana ntibeshya, kandi amasezerano y'Imana byanga bikunda arasohora. Yakobo 5:16 twazanye ngo mwaturane ibyaha byanyu umuntu ku wundi, kandi musabirane kugira ngo mukizwe. Gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi iyo asenganye umwete. Dukwiye gusenga Imana dushyize mu mwete. Dukwiye gusenga Imana kugira ngo iduhe ububasha n'ubushobozi bwo kubasha kunesha icyaha, kugira ngo iduhe imbaraga zo kubasha guhangana n'icyaha cyatwizingiyeho. Bona nubwo iyo twizeye Yesu Kristo atanga itegeko, icyaha kikambura ububasha bwo kutugira imbata, ariko burya kiba cyaramaze gushorera imizi muri twebwe, imibiri yacu yaramaze kumenyera kugikora, kugira ngo rero dutandukane nacyo. Nyuma yo kwizera, nyuma yo kubabarirwa ibyaha, dukeneye n'ubundi imbaraga idufasha kurandura bya byaha bikiri mu mibiri yacu, ka kamenyero kakiri mu mubiri wacu. Kugira ngo rero kabashe kuranduka, tuzakenera umwuka wera, kandi uwo mwuka wera tuzawuhabwa nuko twamusabye dushimikiriye, kuko uwo mwuka wera naza azaduha imbaraga. Ntabwo azaduha imbaraga zo gutandukana n'ibyaha gusa, ahubwo uwo mwuka wera naza azaduha n'ubushobozi bwo kugenda tubwiriza iyo tugenda hose. Ikindi, dukwiye kwitegereza Yesu. Mu yandi magambo, hari ibintu bibiri by'ingenzi abakirisitu dukeneye kugira ngo tubashe kugenda twitandukanya n'ibyaha byari byaramaze kutwizingiraho. Icya mbere, dukwiye kwitegereza Yesu, gutumbira Yesu isaha imwe buri munsi. Icya kabiri, dukwiye gusenga Yesu dushimikiriye. Dukwiye gufata umwanya wacu uhagije tukajya mu cyumba tugasenga, kandi ntiduhaguruke tutumva twongerewe imbaraga n'ubushobozi bwo guhangana n'icyaha, tutumva tutongerewe ibyiringiro. Igihe cyose uzaba ugiye gusenga ukumva utarongererwa ibyiringiro, ujye utuza urindire, Imana izabiguha. Imana idufashe kugira ngo tuzirikane ko
nubwo Imana yakoze ibyo yagombaga gukora kugira ngo agakiza k'umuntu gategurwe, ariko umuntu nawe hari uruhare yahawe agomba gukora kugira ngo ibyo Imana yateguye bibashe gukorera muri we, kuko Imana ntitwaza agatuza, ahubwo Imana ikorana n'abantu. Imana irakora, ifite ibyo ikora, ariko natwe dufite ibyo dukora. Bene data, abavandimwe, niba ukeneye gutandukana n'icyaha cyakwizingiyeho, itegereze Yesu. Senga ushikamye, senga ubishimikiriye, usabe kongererwa ibyiringiro, usabe kongererwa umwuka wera, usabe kugira ngo umwuka wera abashe kugira ubushobozi n'ububasha muri wowe bwo gutuma utandukana n'icyaha cyakwizingiyeho, bwo kugira ngo ubashe gukomeza amategeko y'Imana. Reka dusome isomo riheruka. Isomo riheruka turarisanga mu Baheburayo 10:36. Haravuga ngo kuko mukwiriye kwihangana kugira ngo nimumara gukora ibyo Imana ishaka, muzahabwe ibyasezeranijwe. Dukwiriye kwihangana tugashyira mu bikorwa iby'Imana yateganyije tugomba gukora kugira ngo nayo ibashe kudusohoreza amasezerano. Mu yandi magambo, dukwiriye kwitegereza Yesu kugira ngo tuzabashe guhabwa kwizera. Dukwiye gukomeza kumwitegereza kugira ngo tubashe kuhinduka mu mico yacu dusa na Kristo. Kandi dukwiye no gusenga kugira ngo imitima yacu, ibitekerezo byacu byongererwe ibyiringiro, imibiri yacu yongererwe imbaraga yo kubasha guhangana n'icyaha. Bityo nitumara gutandukana n'icyaha burundu, ubwo Yesu azaba aje, azasange turi abera n'abaziranenge, dufite imico itwemerera kuba mu ijuru. Bityo azatwijyanire tubane nawe mu ijuru imyaka 1000, tugarukane hano mu isi tubane ubuziraherezo. Ibyo ni byo nasabira ngo Imana iduhere hamwe mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen.